Rya 90 mu gitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi rikaba rya kabiri mu bitabo byizungura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nyuma gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bavandimwe turakomeza mu gusobanura igitabo Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi, aho tugeranye n'umwanditsi rahimahullah mu miryango y'izungura. Iri rikaba isomo ryacu riri buze gusa nkaho ari ryinjira mu gitabo, kuko isomo ribanziriza ryari nk'intangiriro y'isomo kugira ngo twinjire mu isomo. Ahangaha umwanditsi rahimahullah aravuga ati kitabul faraid, igitabo cy'umurage. Umurage muri Islam nk'uko twabivuze ni wa mutungo cyangwa se ni ubumenyi bushingiye kwigabana mutungo ry'ibyasigaye nyuma yuko uwapfuye yitabye Imana, ibyo yasize inyuma, ibyo ngibyo nibyo byitwa imirage. Ahangaha umwanditsi rahimahullah akavuga ati wahiya qismatul mirathi, ati ibyo cyangwa se igitabo cy'umurage ni ikigendanye n'igabana ry'iminani, iyo umuntu amajije kwitaba Imana ibyo yasize nibyo bisigara byitwa umunani. Abantu kubigabana n'amategeko abigenga niyo tuzakomeza kurebera hamwe muri iki gitabo, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yakitworohereza kandi akadushoboza kugisobanura no kugisobanukirwa, kandi akaduha no kugishyira mu ngiro, dore ko kiri cyangwa se aya mategeko ari mu mategeko yatakaye kandi akanaterwa umugongo na benshi mu Islam. Aha bisobanuke ko ikosa rikorwa na bamwe mu babyeyi cyangwa se na bamwe mu bana ry'ikitwa ngo ni ugufata umunani umubyeyi akiriho, ibyo ngibyo ari haramu muri Islam, kandi ko bititwa umunani, ahubwo bishobora kwitwa impano cyangwa se bikitwa ikindi nk'umurage, ariko ntago byaba umurage nabwo, kubera ko n'umurage nawo nk'uko twawubonye nawo ufatwa ari uko umuntu yapfuye. Naho iyo akiriho icyo gihe biba ari impano. Na wa mubyeyi abana bashobora kubwira ngo duha umunani, cyangwa se nawe akibwiriza akavuga ati reka mpe abana umunani. Ibi ngibi ntago byitwa umunani. Ubu umunani ariko nyirukutanga na nyirukuzungurwa yapfuye, iyo atarapfa ntago azungurwa, nta n'umunani wabaho umuntu akiri muzima. Aha Uislamu bwakomeje kunoza aya mategeko, kubera ko ari amategeko rimwe na rimwe atera amakimbirane kandi akanasenya imiryango. Ari nayo mpamvu Uislamu na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yiyemeje kuyigabanyiriza kuva hejuru y'ibirere 7, hanyuma akabimanura muri Qur'ani isomwa na buri ware wese mu bemeye Imana kandi bakemera intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kugira ngo bitazagira ugutandukana hagati ya babiri. Uyu akavuga ati nkwibi, uyu nguyu akavuga ati oya ntago ari byo ukwiye biriya. Nahangaha Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arimo avuga iminani, yaravuze ati la tadiruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Nyagasani muri aya ya surat an-Nisa, Nyagasani aravuga ati muzahe buri wese ukuri kwe. Nyuma yo kuvuga ukuri na buri muntu ukuri agomba kubona, Nyagasani aravuga ati faridatan min Allah. Iri ni itegeko riva kwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, ni n'urubanza ruciwe na Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ni n'igeno ryagenwe na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma aratubwira ati abaukum baso wa abnaukum, n'abana banyu, la tadiruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ntabwo mwe mushobora kumenya ngo ninde wabagirira akamaro kurusha abandi. Bityo Nyagasani uzi uwatugirira akamaro kurusha abandi mu bana n'ababyeyi n'abandi batuzungura, niwe wabaringanyije anabagabanya ashingiye ku bumenyi bwe butagatifu kandi butajya buyoberwa icyo ari cyo cyose, buzi ibyihishe n'ibyihishuye, buzi ibyihuse n'ibitinze. Niwe wagabanyije iyi mirathi cyangwa se iyi minani, ayigabanya nk'uko yigabanyije mu gitabo cye gitagatifu. Umwanditsi rahimahullah, bityo mbere yuko dukomeza, nuko icyambere mu byo umuyisilamu agomba kumanikaho amaboko, nkuko agomba kwemera Qur'ani yose nta n'inyuguti n'imwe ivuyemo, nuko agomba no kwemera ko amategeko y'izungura muri Islam ariyo mategeko yuzuye kandi azira ugushidikanya kandi anazira uguhuguza muri yo. Nyagasani yazamuye uwo ashaka, amanura uwo ashaka, kubw'ubugenge no kubw'inyungu zacu, kuko iyo aya tumeje gusoma
itugaragariza ko iryo zungura n'iyo minani Nyagasani yayitanze bishingiye ku nyungu zacu, kuko tubwira ngo ntago mwamenya mwebwe uwagira akamaro kurusha abandi, ni nko kutubwira ngo mwebwe ntimuzagire uwo mugenera icyo Imana itamugeneye, kubera ko uwo ngo mukeka ko ashobora kuba ari ubafitiye akamaro, nimuramuka mumuhaye bitandukanye n'ibyo Imana yamuhaye, ibyo ngibyo nta nyungu zabagarukaho, nta nubwo byitwa kunga umuryango cyangwa se ngo byitwe kusigasira umuryango no kunoza ubuvandimwe n'ubumwe mu muryango n'ibindi nk'ibyo ngibyo, bya bindi bikorwa na bamwe bakeka ko bagiye gutunganya umuryango bakandagira amategeko y'Imana, nyamara birangira kandi niko bigenda, haba ari hano ku isi n'ejo ku munsi imperuka. Uramutse uciye ukubiri n'aya mategeko yibeshya ko arimo kwirinda amacakubiri n'umwuka mubi n'intonganya n'amakimbirane mu muryango, birangira ayabonye amakimbirane hano kuri iyi si, kandi n'ejo ku munsi imperuka akazisanga mu nyagihombo. Noneho iyo yizeye ko ibyo agiye gukoresha mu igabanyamutungo ari byo byiza kuruta iby'Imana yagennye, icyo gihe uyu nguyu aba avuye mu Bisilamu nk'uko yabwinjiye, kubera ko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Aravuga ati n'ababandi bazaca iteka badakushingiye ku murongo wamanuwe na Allah subhanahu wa ta'ala, bakarica bizera ko ibyo ngibyo bagiye gukoresha ari byo byiza kuruta iby'Imana yamanuye, cyangwa se ko bingana n'iby'Imana yamanuye, abo ngabo bazaba ari abahakanyi. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kudushimangira no kudukomeza ku nzira y'Uislamu. Aha umwanditsi rahimahullah aravuga ati waliwrathu thalathu aqsam, ati n'ababandi bazungura baboneka mu bice bitatu. Abazungura ahangaha umwanditsi agiye kuvuga arimo aravuga muri rusange babandi bazungura uwitabye Imana, aravuga ati baboneka mu bice bitatu cyangwa se bari mu bice bitatu. Ariko nkuko twavuze ko tuzibanda cyangwa se tuzajya twifashisha mu gusobanura iki gitabo, tuzifashisha igitabo Ar-Rahabiyya cyangwa se kizwi nka Bughiyat al-Bahith an Jumal al-Mawarith cya Abi Abdullah Muhammad ibn Ali Ar-Rahabiyyi Shafi'i. Ahangaha turagaruka ku murongo we, ari nawo benshi mu bamenyi bariho ko abazungura barimo ibice bibiri aho kuba ibice bitatu. We aravuga rahimahullah, aravuga ati babu al-furud al-muqaddara, akavuga ati wa'lam bi anna al-irtha naw'anihuma fardun wa ta'sibun ala ma qusima. Ati kandi umenye neza udashidikanya ko izungura n'abazungura bari mu bice bibiri, ari byo fardun, babandi bafite igeno ryagenwe mu gitabo cy'Uwiteka rizwi, wa ta'sibun, na babandi bafata ibyasigaye nyuma y'abagenewe iyo bamaze gufata amageno yabo, cyangwa se bagatwara umutungo wose igihe bisanze ari bonyine. Abo ibyo bice bibiri nibyo bibonekamo. Naho umwanditsi rahimahullah we yaravuze ati ni fardin dhu fardin wa asabatun, aravuga ati wa dhu rahimin, aravuga ati ni batatu. Avuga abo ngabo bagenewe imigeno cyangwa se imigabane izwi muri Qur'an ntagatifu. Tuzayireba nkuko twanabivuze ko kugira ngo umuntu abashe kwiga iki gitabo kinoze, nuko agomba mu byo agomba no kwishingikiriza cyangwa se kwifashisha, harimo na za aya ziboneka muri Suratun Nisa, zimwe zishingiye kwizungura arizo yusikumullahu fi auladikum, hanyuma walakum nisfu ma taraka azwajukum, hanyuma yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Izo aya uko ari eshatu ni ngombwa ko umuntu azimenya, kuko nizo zirimo iyo migabane tuzabona insha Allah ta'ala mu isomo ry'ubutaha cyangwa se mu masomo ari imbere. Ariko ahangaha icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga nuko abazungura barimo ibice bibiri. Hari abafite amageno n'imigabane yagenwe muri Qur'ani, ikagenwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikanagenwa n'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Hanyuma hari n'abadafite imigabane runaka yagenwe izwi, bityo abo ngabo kandi bakaba bari mu bambere bagomba gufata imirage, hanyuma bagafata bafata ibyo babandi bagenewe imigabane basigaje. Urugero kugira ngo byumvikane, umuntu aramutse apfuye agasiga umugore n'umwana w'umuhungu, ni ukuvuga ngo iyo apfuye bimeze bitya, icyo gihe umugore afata 1/8. Ubwo abo ngabo mvuze nibo bonyine, nta bandi nongeyeho. Arapfuye asize umugore, asize n'umwana w'umuhungu, icyo gihe umugore we aba ari buze gufata 1/8 kuko cyagenwe muri Qur'ani,
kuko cyagenwe muri Qur'ani ari no muri babandi bitwa ngo abafite amageno azwi. Hanyuma umwana w'umuhungu Qur'ani ntabwo yigeze imugenera igeno runaka rizwi agomba gufata. Icyo gihe afata ibisigaye nyuma yuko abagenewe amageno bafashe ibyabo, bityo umwana w'umuhungu afata 7/8 kubera ko nyina yatwaye 1/8. Ashobora no kuba atari nyina, akaba ari umugore, wenda urugero nyina yarapfuye cyangwa se yarasenzwe, hanyuma isakarongo undi mugore, hanyuma agapfa afite mukase nawe. Icyo gihe mukase afite 1/8, we agatwara 7/8. nuko nko Islam bwabigeni. Uwo mwana niwe turi kuvuga. Uyu mwana turi kuvuga, uyu nguyu ni muri babandi bitwa asaba. Al-asaba ni babandi bafata ibisigaye nyuma yuko abagenewe bafata imitungo bagenewe muri ya migabane bagenewe na Qur'ani n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyangwa se bagafata ibisigaye byose igihe ari bo bonyine bahari. Nk'urwo rugero, nsubire kuri urwo rugero, umuntu apfuye agasiga umwana w'umuhungu gusa, icyo gihe wa mwana w'umuhungu atwara umutungo wose, nuko bimeze. Hanyuma umwanditsi aravuga ngo dhu rahimi ni abavandimwe, ariko ntago ari abavandimwe, ahubwo ni umuryango wo kwa mama, ni umuryango wo kwa nyoko, ba nyokorume na ba nyoko wanyu. Abo ngabo ba nyokorume na ba nyoko wanyu, abo ngabo ubusanzwe muri Islamu ntago barimo bafata iya mbere mwizungura, nta nubwo kandi bi ari Islam gusa. Hatagira ubyumva kibaza ko ari Islam, ahubwo niko n'amategeko y'isi yahoze kuva na kera. Usibye ibyo turi kwigishwa uyu munsi biza kuvangavanga kamere muntu, bikavangavanga ubutabera bw'Imana, bikavangavanga ibitabo n'ibindi byose, kugira ngo abantu bamwe muri bo babashe gusa guhangana n'amategeko y'Imana no kuvangavanga ibyo basanzwe bashingiye ku marangamutima adafite icyo ashingiyeho. Nukuvuga ngo umuryango wo kwa nyoko ubusanzwe ntago ari umuryango 100% ugomba gufata iya mbere, byaba ari mu kugutabara cyangwa se mu kuzungura. Ariko iyo nta muryango wo kwa so ufite, cyangwa se nta mwana nta n'ababyeyi ufite, icyo gihe niwo uhinduka umuryango. Abangaba baza nyuma yuko babandi bibanze batabonetse. Ari nayo mpamvu abamenyi rahimahumullah ntago iki gice bakibona nk'igice mu bice bizungura, kubera ko ni igice kimukirwaho iyo habuze babandi bazungura muri babandi bagenewe kuzungurwa. Aha ibizungurwa ni imitungo yasigaye. Imitungo yasigaye ntibikumvikane ko ari amafaranga ari mu mabanki, cyangwa se amazu, cyangwa amasambu n'ibindi nk'ibyo mu mitungo ifatika kandi irumbaraye. Ahubwo ibyasigaye byose, kabone nubwo byaba ari imyambaro y'uwitabye Imana, kabone nubwo byaba ari imyambaro y'uzungurwa, icyo gihe ibyo byose byitwa iminani, baba bagomba kugabana batitaye ngo ni igitenge cyangwa ni inkweto zishaje, cyangwa se ni ishati, cyangwa ni igikombe, cyangwa ni isahani n'ibindi nk'ibyo mu bikoresho weho wita ko ari bito, ariko niba yari abifite nk'umutungo we, anabibona nk'umutungo, icyo gihe uyu nguyu aba agomba kubizungurwa, kandi ntago bigomba gusuzugurwa ngo ni bike cyangwa se ni byinshi. Uko byaba bingana kose, byaba bikeya cyangwa se byaba byinshi, ni imitungo kandi ibigomba kubahirizwamo itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko abazungura baramutse bamwe bahariye bagenzi babo, umwe akaza akavuga ati nge ntago ndi buze kuzungura ibyanjye cyangwa se igeno ryanjye muri sigarane nta kibazo, ibi ngibi ntago byaba ari haramu, kubera ko yemereye gutanga ibyo afite mu ntoki ze, nkuko yemereye gutanga ibyakagombye kwimukira mu mutungo we cyangwa mu ntoki ze. Icyo gihe nabyo yemereye kuba yabitanga. Bityo urugero, umuntu aramutse apfuye yari afite wenda urugero amashati 2 n'inkweto zishaje n'ingofero wenda n'urugero, hanyuma umwe mu bazungura akavuga ati nge ntago ndi buze kubikenera, mubifate nta kibazo. Kabone nubwo bose bavuga bati nta kibazo, murebe mu biha bakene,
icyo gihe ntacyo bitwaye, byaba ari amamiliyoni n'amamiliyoni atanzwe cyangwa se byaba ari ishati ishaje itanzwe, ibyo byose byitwa umutungo, ni n'ukuri kwabo. Bityo umuntu aramutse apfuye agasiga imitungo mike cyane, umwana akaza akavuga ati nkeneye umurage wa data, nkeneye umunani wa data, ntabwo byemewe ko umuntu avuga ngo so nta mutungo yagiraga kubera ko atagiraga amasambu cyangwa ngo agire inzu cyangwa agire imodoka, ahubwo abagomba guhabwa bya bindi umubyeyi yasize, kabone n'ubwo byaba ari ya myambaro ishaje cyangwa se n'utundi tuntu duciriritse cyangwa n'ibindi bitandukanye, kuko mu mitungo hinjiramo umutungo ufatika, uwimukanwa n'utimukanwa, hakaninjiramo ukuri kubyara umutungo yari afite. Urugero, nk'umuntu wari ufite imigabane mu bigo by'imari, nk'umuntu wari ufite imigabane mu bigo by'imari, iyo nayo irazungurwa kandi aba ari umutungo ugomba kwimukira amazungura, bashaka bakayigurisha cyangwa se bakayikoresha nk'uko umubyeyi wabo yayikoreshaga bashingiye ku mategeko n'umurongo tuzagaragaza ahangaha. Bityo ntago bikwiye kumva umuntu akwiye kumva ko umutungo ushingiye kuri ibyo ngibyo, kuko n'imanza nazo ubwazo abantu barazizungura, cyane cyane iyo zizarangiza zitanze umusaruro cyangwa se ibishingiye ku mitungo. Izo ngizo kuzungura nabyo bigomba gukorwa, kuko nazo zinjira mu mitungo igomba kuzungurwa. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati fadhu fardin 10, aravuga ati babandi bafite amageno bagenewe muri Qur'ani no muri sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ni abantu 10. Umwanditsi rahimahullah we yabipanze mu buryo ashingiye kubagenewe imitungo runaka izwi, kubagenewe imitungo runaka izwi muri ya mageno azwi. Naho umwanditsi wacu wundi wa kabiri Ar-Rahabiyya rahimahullah we agiye gupanga igitabo cye, we yapanze ahereye kuri babandi bazungura bose muri rusange, adashingiye ku bafite igeno rizwi ngo akuremo abadafite igeno rizwi. Byose turabinyuramo hanyuma tubitangemo umurongo. Umwanditsi rahimahullah uyu nyiri Umdatul Fiqh Ibn Qudama rahimahullah we aravuga ati zawjani, aravuga ati abazungura babandi bafite amageno azwi yagenwe muri Qur'ani ni abantu 10. Aravuga ati abambere ni azawjani, ni umugore n'umugabo cyangwa se abashakanye bombi, abangaba ni abambere. Bityo umuntu aramutse apfuye afite uwo bashakanye, ari umugore agasiga umugabo ari mu bamuzungura, ari umugabo agasiga umugore ari mu bamuzungura, abo ni babiri ba mbere. Hanyuma akavuga ati wal abawani, hamwe n'ababyeyi bombi, papa na mama. Iso na nyoko ni ukuvuga ngo upfuye ugasiga so na nyoko bose barazungura, upfuye ugasiga so arazungura, upfuye ugasiga nyoko nawe arazungura. Aravuga ati wal jaddu, uwa gatatu, ariko ubwo ni uwa gatanu kubera ko twavuze abashakanye babiri n'ababyeyi babiri, ubwo al jaddu ni sogokuru abari uwa gatanu, sogokuru abaje ari uwa gatanu. Icyo gihe iyo umuntu apfuye agasiga sekuru, uyu nguyu abagomba kumuzungura. Sekuru uvugwa ahangaha muri mirathi mu idini ya Islam ni sogokuru wawe cyangwa se ni sokuru ku ruhande rw'ukwasko, ni sokuru ku ruhande rwo kwaso, kuko sogokuru wawe ku ruhande rwo kwa nyoko we nkuko twabivuze ntago yinjira muri bano bazungura. N'abavugwa ahangaha icyo gihe ntago ari bo, ahubwo tuba tuvuze o kwaso. Hanyuma wal jadda, na nyogokuru wawe, na nyogokuru ku ruhande rwo kwa papa nawe abaruzungura. Bityo umuntu apfuye agasiga sekuru arazungura, apfuye agasiga nyirakuru arazungura. Ariko tuzagenda tugaragaza amategeko n'amabwiriza agenga izungura rya buri muntu ku giti cye, n'ibyo ahabwa hashingiye kuri ayo mabwiriza cyangwa se naho umuntu yisanze nyuma yuko uwo azungura yitabye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aravuga rahimahullah ati wal banatu, nanone abana b'abakobwa nabo barazungura. Umuntu aramutse apfuye agasiga abana b'abakobwa, icyo gihe baramuzungura. wa banatul ibni, n'abuzukuru b'abakobwa ariko bavutse ku mwana we w'umuhungu. Abuzukuru b'abakobwa bavutse ku mwana w'umuhungu, abo ngabo nabo barazungura. Iyo bavutse ku mwana w'umukobwa baba babaye undi muryango w'uwo mugabo warongoye umukobwa we.
babaye undi muryango warongoye uwo mukobwa we, bityo ntago baza kuzungura kwa sekuru ubyara nyina, kubera ko nk'uko twabivuze abo ngabo bimurikirwaho cyangwa se bari mu cyiciro cy'igihe nta bandi bahari mu muryango cyangwa se babandi b'umuryango we w'amaraso, kubera ko ubusanzwe abana bavutse ku mwana w'umukobwa aba ari umuryango w'abandi, ntago aba ari umuryango wawe weho, aba ari umuryango w'abandi. Uwarongoye umwana wawe niwe nyiri umuryango, ntago weho washingiye umukobwa wawe, ntago uwo ngo aba ari umuryango wawe w'ijana ku ijana wa wundi ugera kwizungura. Ariko ubu muryango ku cyiciro cya kabiri, iyo wa muryango nyirizina w'ibanze utabashiye kuboneka. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wal akhawatu, hamwe na bashiki bawe. Umuntu apfuye agasiga bashiki be, icyo gihe abangaba barazungura. Iyo umuntu apfuye agasiga bashiki be barazungura. Hanyuma iyo tuvuze akhawatu ahangaha ashatse kuvuga bashiki bawe bo kwa so na nyoko, cyangwa se bashiki bawe bo kwa so, bashiki bawe bo kwa so na nyoko cyangwa bashiki bawe bo kwa so, kubera ko bashiki bawe bo kwa nyoko arabavuga mu cyiciro cya kabiri, aravuga ngo wal ikhwa min al ummi, n'abavandimwe ba nyoko, abavandimwe bawe kwa nyoko. Urugero, umuntu umuhuje nyoko mudahuje so, uwo ngo niwe witwa umuvandimwe kwa nyoko, naho uwo muhuje so, uyu nguyu aba ari umuvandimwe wawe w'amaraso, no muhuje iso na nyoko, ibingi nta gushidikanya ko aba ari umuvandimwe w'amaraso. Abangaba 10 nibo umwanditsi rahimahullah yahereyeho avuga, agaragaza hashingiwe kuri yama tsinda bahabwa. Naho umwanditsi wacu wa kabiri ar-Rahbiya rahimahullah we aravuga ati wal warithuna fi rijali 10. We yabagabanyijemo ibice bibiri, afata ababagabo abashyira ukwabo, afata n'abo bagore abashyira ukwabo. Nubundi niba abandi tugiye gusubiramo, bityo ntihagireho biza kuvanga. Ariko icyo we yakoze gusa nuko yinjijemo n'abandi mutabonyemo hariya, yinjijemo n'abandi tutabonyemo hariya, bitewe nuko uriya we yavuze abafite igeno ryagenwe. Urugero, hara ntabwo twiye tubonamo umwana w'umuhungu, ntabwo twiye tubonamo umwana w'umuhungu, kubera ko umwana w'umuhungu uyu nguyu ntabwo afite igeno ryagenwe. Urugero, ntabwo twabonyemo so wanyu, kubera ko ari bafite kubera ko atari mu bafite amageno yagenwe. Abo ngabo yagiye bakuramo kubera izo mpamvu. Niyo mpamvu twavuze ngo twifashishe ibitabo byombi kugira ngo tugendere hamwe. Aravuga ati wal warithuna fi rijali 10, ati n'abazungura mu bagabo bo ni 10. Aravuga abazungura b'abagabo 10 baba 10 mu buryo buhurije hamwe, ariko wajya kubasobanura neza bahinduka 15. Ariko duhereye ku gitabo aravuga ati wal warithuna fi rijali 10, naho abazungura mu bagabo ni 10. Asma'uhum ma'rufatun mushtahira, amazina yabo arazwi kandi aramenyerewe kuri bose. Al ibnu ni umwana w'umuhungu, wa ibn al ibni n'umwuzukuru ukomoka ku mwana w'umuhungu, mahma nazara, uko bamanuka kose. Nukuvuga ngo umwana w'umuhungu n'umwana umwana we n'umwana w'umwana w'umwana we n'umwana w'umwana 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 w'umuhungu, uko bamanuka urwo ruhererekane rwose rukomoka ku bahungu rwose, uko rwamanuka rwagera bwaba ubuvivure cyangwa ubuvivi no kumanuka, abo bose baba ari abazungura bawe nk'uko amategeko abigena, ariko bagenda barutanwa bitewe n'amabwiriza yandi tuzabona ashingiye kwizungura. Aravuga rahimahullah, aravuga ati wal abu wal jaddu lahu wa in ala, aravuga ati na data na so ni umuzungura wawe, wal jaddu nase nukuvuga ngo abaye sogokuru wawe, wa in ala kabone nubwo byazamuka. Nukuvuga ngo ufite reka dufatire kuri bwa buvivi twavuze buri ku ruhererekane rw'abana b'abahungu gusa. Ubu nuwango kuri ubu buvivi ubwo weho uri sogokuruza wa nka sogokuruza wa sogokuru, icyo gihe niyo waba uri sogokuruza wa sogokuru, icyo gihe nawe uri mu bazungura mu mategeko yagenwe n'idini ya Islam. Aravuga ati wal akhu min ayi jihatin kana, ati n'umuvandimwe mu mpande zose yaturukamo. N'impande avuga ni impande 3, umuvandimwe kwa so n'umuvandimwe kwa so na nyoko, uwo wa kabiri, uwa mbere n'umuvandimwe kwa so na nyoko, uwa kabiri n'umuvandimwe kwa so, uwa gatatu n'umuvandimwe kwa nyoko. Abo ni abavandimwe batatu, nibyo byiciro bitatu cyangwa se ibyerekezo bitatu yatanze. Aravuga ati qad anzala Allahu bihi al-furqana, abo bose bamanutse muri Qur'ani. Aya tuzazisoma mu masomo ari imbere kugira ngo tugendere ku murongo, tugende buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe, hatagira uwo biza kuvanga. Aravuga ati wabnul akhi,
n'umuvandimwe n'umwana w'umuvandimwe wawe almudli ilayhi bil abi wa wundi ugeraho biciye kwa so turibuze kubisobanura cyane kurushaho. Aravuga ati fasma maqala laysa bil mukadhabi, umva ibingibi ndimo kubwira uramenye udakeka ko bihinyuzwa, ibingibi ntibihinyuzwa. Aravuga ati wal ammu wa ibn al ammi min abihi, aravuga ati nanone kandi mu bazungura bawe harimo so wanyu hamwe n'umwana wa so wanyu, nukuvuga ngo mubyara wawe kwa so wanyu, min abihi nyine uva kuri uwo kuva kuri abari sogokuru wanyu. Abo bana cyangwa se so wanyu n'abana be, abo ngabo bose nabo nabazungura, abana be babahungu. Aravuga ati fashkur dhil ijazi wa tanbihi, uzashimire uyu nguyu wakugiriye waguhaye aba bantu mu ncamake kandi akanagukebura. Aravuga ati wazawju almu'tiqu, hanyuma nanone wazawju almu'tiqu, nanone umugabo numuzungura. Mwibuke ko arimo aravuga ku bagabo gusa. Walmu'tiqu na wa wundi wacunguye n'umucunguzi, wa wundi warekuye umucakara. Dhulwala, abafite icyo bita alwala, abafite ni nko kongera kukubyara no kugucungura, kugusubiza umuntu nyuma yo kuba wari hafi yo kuba inyamaswa kandi uri umuntu hahandi umucakara yafatwaga nk'inyamaswa. Aravuga ati fajumlatu dhukuri haulai, abo ngabo nibo babagabo 10 twavuze. Hanyuma tubavuze twihuse kugira ngo bitaza kugira uwo bivangira. Uwa mbere ni umwana, uwa kabiri n'umwana w'umwana, nukuvuga ngo n'umwuzukuru ariko wavuye ku muhungu, n'umuhungu. Reka tuvuge ngo uwa mbere n'umuhungu, uwa kabiri n'umuhungu w'umuhungu, icyo gihe yabaye umwuzukuru. Cyangwa se umuhungu cyangwa umuhungu uko byamanuka kose, uwo nguwo yitwa uwa kabiri. Uwa gatatu ni data, ni so, iso niwe wa gatatu. Uwa kane ni aljaddu, ni sogokuru, iso waso, kabonero bw'abaso waso, uwo nguwo wese nawe aba ari umuzungura. Aravuga ati wal akhu ashaqiq, hanyuma uwa gatanu ni umuvandimwe wawe kwa so na nyoko. Uwa gatandatu ni al akhu li ab, ni umuvandimwe wanyu muhuje so wa kwa so. Wa al akhu li hanyuma umuvandimwe wanyu wawe kwa nyoko, nuhango umuvandimwe muhuje nyoko gusa. Abo bose turi kuvuga abavandimwe, ubwo ni abagabo turi kuvuga. Ubu turi ku ruhande rw'abagabo kugira ngo kuko abagore nabo turi buza kongera kubavugaho nyuma y'aba ngaba. Aravuga ati wabn al-akhi shaqiq, nanone ni umuhungu w'umuvandimwe wawe kwa so na nyoko, umwana w'umuvandimwe wawe muhuje so na nyoko, umwana we umuhungu we nawe ni umuzungura wawe. Wabn al-akhi li-ab, hanyuma umwana w'umuvandimwe wawe muhuje so, muhuriye kuri so gusa, nukuvuga ngo muhuje so mudahuje nyoko, nawe ni umuzungura wawe. Wal ammu, nanone iso wanyu, nukuvuga ngo umuvandimwe wa so nawe ni umuzungura wawe. Wa ibn al-ammi shaqiq, hanyuma n'umuvandimwe n'umwana umuhungu w'umuvandimwe wa so, uwo nguwo nawe ni umuzungura wawe. Umwana w'umuvandimwe wa so, nukuvuga ngo ni umwana wa so wanyu, ariko akaba ari so wanyu uhuje we na so bahuje ise na nyina, we na so bahuje so na nyina, ise na nyina. Icyo gihe umwana umuhungu wawe, icyo gihe nawe aba ari umuzungura wawe. Wabn al-ammi al-ab, nanone so wanyu, umwana wa so wanyu, uwo so wanyu ahuje na so ise, nukuvuga ngo ni umuvandimwe we kwa se, uwo nguwo nawe aba ari umuzungura. Hanyuma uwo umuvandimwe kwa nyina, uwo nguwo ntago we ari mu bazungura tuvuga ahangaha. Hanyuma akavuga wazawju, n'umugabo nkuko twabatondetse n'ubushize, n'umugabo, nukuvuga ngo umugabo w'umugore. Tuvuze umugabo, ubwo ni umugabo w'umugore, ubwo turi kuvugira ku mugore yitwa umugabo. Hanyuma aravuga ngo wal mu'tiqu, n'umucunguzi w'umugabo wa wundi waguze umucakara. Abo ngabo 15 tubarondoye gutyo nibo bazungura. Hanyuma ku ruhande rw'abagore, twagaruka ku ruhande rw'abagore, umwanditsi rahimahullah tugendeye kuri Rahbiya rahimahullah aravuga ati wal warithatu fi nisa'i 7, naho abazungura mu bagore ni 7.
ni barindwi abafatanyije, ariko ugiye kubarondora umwe kuri umwe nkuko turi buze kubigaragaza bari buze guhinduka 10. Walwarithuna fi nisa'i 7, naho abazungura ku ruhande rw'abagore no kuvuga ngo abagore baboneka mu izungura ry'umuntu iyo yapfuye 7 ni barindwi. Aravuga ngo lam yu'ti untha ghayruhunna shar'un, nta wundi mugore uyiboneka mu bazungura mu mategeko y'idini ya Islam. Aravuga ati bintu, uwa mbere ni umukobwa wawe, aravuga ngo wa bintu ibni, hamwe n'umukobwa w'umwana wawe w'umuhungu. Aha wibuke ko twavuze ko umwana w'umwana wawe w'umukobwa, ni ukuvuga ngo umwuzukuru wawe ukomoka ku mukobwa, yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa, twavuze ko ari umuryango w'umugabo w'uwo mukobwa washingiye, ntago ari umuryango wawe mbere ya byose. Aravuga ati wa ummun mushfiqa, na mama nyiri impuhwe n'umutima. Uyu mama w'umutima, ahangaha uw'umutima si ngombwa ko agomba kuba ari umutima, aramutse ari na mama w'igisambo cyangwa se umunyanabi, icyo gihe nabyo ntago bimukura mu bazungura. Aravuga ati wa zawuja, n'umugore, ubwo ni ku mugabo turi kuvuga, niba ari umugabo yitwa umugore we, n'umugore we ko turi ku ruhande rw'abagore. Aravuga ati wal jadda, na nyogokuru. Uyu nguyu uvuga ahangaha ni nyogokuru ubyara so, ntago ari nyogokuru ubyara nyoko nkuko twabivuze. Aravuga ati wal mu'tiqa, hamwe n'umucunguzi w'umugore wa wundi waguze umucakara. Umugore aramutse afite umutungo akagura umucakara, nkuko Aisha radhiyallahu anha yaguze Barira. Iyo aguze umucakara ari umugore, icyo gihe wa mugore nawe ahinduka mu bazungura wa mujakazi cyangwa se wa muja waguzwe. Iyo apfuye nta bazungura afite bagomba kumuzungura batari abacakara. Naho aramutse apfuye abazungura be, urugero yari afite abana, ariko abo bana bose akaba ari waguzwe akavanwa mu bucakara, cyangwa se wacunguwe akavanwa mu bucakara, hanyuma urubyaro rwe cyangwa se umuryango wose ukaba ukiri w'abacakara, icyo gihe ntago bamuzungura nkuko twabibonye ko ubucakara bubuza kuzungura, ahubwo umutungo wimukira kuri wa mucunguzi we, wa wundi wamuguze. Aravuga ati wal ukhtu, nanone mushiki wawe nawe ni umuzungura wawe. Min ayi jihatin kanat, mu bice byose yaturukamo. Ibice ni bya bindi bitatu twavuze nkuko twabivuze ku muvandimwe, nuvuga ngo na mushiki wawe cyangwa se n'umuvandimwe w'igitsina gore, nawe ibyo bice bitatu biramureba. Icya mbere nuwo muvindimwe kwa so na nyoko, icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri nuwo muvindimwe kwa so. Igice cya gatatu nuwo muvindimwe kwa nyoko. Icyo gihe abo batatu bose baba ari abazungura. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ati fahadhihi iddatuhunna banat, abangaba n'umubare wabo urasobanutse. Ndongera mbasubiremo mu ncamake. Uwa mbere ni umukobwa wawe, uwa kabiri ni umukobwa w'umwana wawe, ni ukuvuga ngo ni umwuzukuru wawe ukomoka ku mwana w'umuhungu. Hanyuma uwa gatatu ni mama, uwa kane ni nyogokuru, ariko nkuko twabivuze uwo ni nyogokuru ukomoka kwa nyina wa so. Abamenyi binjizamo na nyogokuru ukomoka kwa papa. Nta nubwo ari namenye, ahubwo niko bimeze, kubera ko nyogokuru ubyara nyoko na nyogokuru ubyara iso, ubusanzwe nyogokuru ubyara nyoko niwe wakagize imbaraga, kubera ko uruhererekane rw'ibitsina muri mirathi cyangwa se mu izungura rya Kisilamu birabarwa. Tuzakomeza kubigarukaho no kubisobanura cyane kurushaho. Hanyuma al-ukhtu, mushiki wawe cyangwa se umuvandimwe wawe w'umukobwa, muhuje so na nyoko. Hanyuma wa kabiri twavuze ko ari umuhuje so, uwa gatatu tuvuga ko ari umuhuje nyoko. Abo bose uko ari batatu bose barazungura. Hanyuma wazawuja, umugore nawe azungura umugabo. Wal mu'tiqa, n'umucunguzikazi wa wundi wacunguye umucakara. Abangaba bose bavuzwe ahangaha, abangaba ni abazungura. Iyo umuntu apfuye asize muri abangaba, icyo gihe bose cyangwa muri bo hari abagomba kuzungura hashingiwe ku mategeko y'izungura tuzakomeza kugenda tubona imbere. Aha tugarutse ku gitabo Umdatul Fiqh,
umwanditsi rahimahullah yahise akomezaho agaragaza ibihabwa umugore, natwe ntacyo bitwaye ko twabigaragaza kugira ngo dufungire isomo aho umwanditsi yarifungiye, hanyuma utaha tuzaze dukomereza ahandi. aravuga rahimahullah, aravuga ati falizawji nisfun idha lam yakun lilmayit waladun. Atangira agaragaza ibyo umugore ahabwa, ariko nkuko harabyifuza ko twahagarara ahangaha kugira ngo utatuzaze twinjira mu guha buri muntu ibyo yagenewe, ntacyo bitwaye. dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yashyira imigisha muri ubumenyi kandi akatworohereza mu kubusobanukirwa no kubusobanura, kandi akaduha kubikora nta wundi tubyereka usibye uburanga bwe butagatifu, tunagambiriye gushimisha Imana no kubahisha idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.